ni umukobwa w'imyaka 22 ubu yiga mu mwaka wa 6 w'amashuri yisumbuye. Akunda kuba arimo gusoma ibitabo by'amateka, dore ko mu byo yiga harimo n'amateka. Yiga mu mashuri abanza nibwo yatangiye kugira amakenga bitewe nuko mu rugo batamufataga neza nk'abandi bana. Mama yarashatse undi umugabo nyine, umugabo ntabwo yamfataga neza. Yajyaga urugero nkajyaga nko ku isoko yagura abandi imyenda, rimwe ntangurire cyangwa akayangurira ibibi biruta nk'ibyabo. Kandi iyo navugaga wenda nk'amakaye y'ishuri avuga ati uzasanga yose muri Kongo ajye kuyakugurira, cyangwa icyana cy'intera hamwe. Nyine ayo magambo akadukomeretsa cyane, bikambabaza, bikahita bimpinshusha nkavatse ura umubyeyi wanje, nkabona mubyibaza ariko nkavatse kurabona kuze nsanga ntabwo n'iki ko atari we. Ariko bite n'amagambo yakomeza kunga kandi n'umwana ujijutse mu mutwe. Mbaza mama akanyihora abona nkiri mutoya, kamubaza wenda mu P4 5 6 wenda maze gukora nibwo yatoye akambwira ukuntu byose byagenze. Kumbi nitamenya impamvu irabyabagaho byose. Impamvu yanotezaga nuko ntari umwana we kwanza afite andi mateka yanjye. Iyo uganira n'uyu mwana usanga mu buzima bwe yaragiye ahura n'ibibazo bitoroshye, ndetse n'ubu agihura nabyo cyane cyane mu bijyanye no kwiga. Imbogamizi zo mu kwiga, hagiye tubikoresho, hari igihe tubura school fees, wenda nk'ugiye tugiye gususha hari amafaranga tutatanze, ntabwo wakomerwa kuzuza form utayatanze. Icyo ni ikibazo cy'ingutu duhura nacyo gikomeye cyane mu myigire, kutabona bilete, kwiga gusa nta bilete, ukabona gusura arangije. Ubu nicyo kibazo dusigaranye noneho cyo kuvuga ngo tuzuza form gute ngo dukore exam nta mafaranga twaratanze. Urumva ikibazo gikomeye. Uyu mwana ibikomere akomora kuri jenoside yakorewe Abatutsi ngo bigenda byomurwa no kubahura na bagenzi be bahuje amateka mu muryango Hope and Peace Foundation. Founder wa Hope and Peace Foundation ari we wabye Honorine, akunda kuduha counseling, akunda kutubwira amagambo yubaka, atwereka ko ubuzima buzakomeza, atwereka yuko tudakomeza kwireba mu ndererwamo y'amateka, tukikura ikote ry'amateka ahubwo tugaharanira ejo hazaza hazira jenoside. Mbese ibyo bintu biratwubaka cyane, bikadukiza mu mutwe. Abatekerezaga ibintu byinshi byo gutekereza wenda ngo kwihurira cyangwa kumva ko atisanga muri societe, akumva ko afite abamwitayeho, tugafatana nk'abavandimwe. Ubu uyu mwana w'umukobwa avuga ko afite inzozi zo kuzagera kure hashoboka. Byagaje mu gakunda kumfasha cyane, kavuga ngo utazi icyo ashaka afata icyo abonye. Bisobanuye yuko nubwo nkura n'ibyo bintu byose, ibibazo byose, ntabwo byatuma nishora mu ngeso mbi, ngo njye mu busambanyi, ngo njye mu bujura, ngo njye mu mico mibi muri make. Ariko kubera ko nzi icyo nshaka, ndihangana safaringe muri iki gihe, ariko igihe ubuzima buzahinduka ndeba imbere cyane kuruta kureba ku ruhande ibiri hafi. Uw'ababyeyi Honorine avuga ko komorana ibikomere ariyo ntego y'umuryango Hope and Peace Foundation, umuryango uhuza abana bafite ababyeyi bafungiwe icyaha cya jenoside, abana barokotse jenoside yakorewe Abatutsi, ndetse n'abana bavutse biturutse ku gufatwa ku ngufu kw'ababyeyi babo. Intego yacu ya mbere niyo kugira ngo dukire ibikomere byo mu mutima, tubashe kugera ku iterambere. Iyo ufite ikibazo cy'ibikomere udindira mu iterambere, nta terambere twageraho tugifite ibikomere. Hanyuma rero ibyo ngibyo ndi kugenda mbona abantu bagira ahantu bava bagira ahandi bagera. Ibyo mbibonera nkaho abana kuva nka bano bana bavutse ku gufatwa ku ngufu nibo benshi bakiri mu mashuri yo hasi, ko bagiye badindira mu kwiga. Njya ndeba ukuntu aho bagereye muri Hope nkore evaluation y'amanota yuko bagenda batsinda, ngasanga bajyaga batsindwa ubu bari gutsinda. Nkabona rero ko ari umusaruro. Nubwo hari byinshi bigenda bihinduka mu mibereho y'uru rubyiruko, amikoro aracyari ikibazo. Hari igihe hari nk'umuntu ubugushaka ngo muganire, akubwira ati ngwino nkubwire akandi ku mutima, ugasanga kubera ahantu dukorera bitatworohera gufata uwo mwanya wo gutega amatwi. Ibyo rero ni imwe muri challenges duhura nazo. Indi nanone duhura nayo nuko iyo abantu bamaze kubashyira hamwe basigara bagufata nkaho ubashoboreye kubakemurira ibibazo. Hanyuma rero hari abana bagira ibibazo byo kwiga, ibibazo bitandukanye by'ubuzima, abarwara no ugasanga nk'abo baraguhamagara, twagize ibibazo kandi tudafite ubushobozi bw'amafaranga bwo kubasha kubikemura. Ariko
ariko ubuvugizi bwo dukomeje kubukora n'ubundi mu buryo dushoboye, kandi namwe muba muraha kugira ngo namwe iryo jwi rigere kure. Umuryango Hope and Peace Foundation umaze imyaka 2 utangiye gukora. Abanyamuryango ni 419. Abana bari muri uwo muryango bavutse bitewe no gufatwa ku ngufu kw'ababyeyi babo mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi ni 75. Kwizera John Patrick, Televiziyo Rwanda.